tubona ko twebwe nta mbaraga dufite, ariko dufite imbaraga zikomeye cyane z'Imana zikorera muri twe. Gideyoni aripinze abonye ko nta mbaraga afite. Gideyoni yabaye ubwoko bukomeye. Ikintu yakoze yaragiye ahita ajya kumenagura bya bigirwamana bya se. Amaze kubimenagura babyuka bamurega, bamuregera se, bavuga ati umwana wawe yakoze amahano yakoze nayahe? Tizamana do yazararitse yazishyize hasi. Arangije isarabareba arabaseka cyane arababwira ngo ariko ubundi iyo mana yanyu itabasha kwigwanirira ubundi ni imana nyabaki. Mutega amatwi. Atahubwo umuntu wese washigikiriye Imana bamwica. Atanga itegeko. Yanavutse 92 ngenda nyuma y'intambara. Intambara yabaye 94 nagiye nyuma y'95 bari iyo myaka. Nigiye kugenda Tanzania. Niho nigiye kugenda. Nyuma rero baza kunjyana mu rusengero kuko murangiri kandi bagira umuco wo kujyana abana mu nsengero gusengerwa. Papa ngejeje amaravanga uyu mwana azagukoresha. Nge rero nahawe Imana. Niyo mpamvu ko nabigenza kose nashatse kubikwepa, nabikwepeye ikavumu nshaka kujya kwibera umusitari mu gutwara imodoka. Nizeyo ikavumu 2014 ubu permis certificat ndayifite ikavumu. Uzi gutwara imodoka? Ndabizi ariko nta permis ngira. Ariko Imana yambwiye mu iminsi yambwiye ko igiye kuma permis kandi kama n'imodoka. Uzigire kwa mwarimu. Isezerano ndarifite, ubwo kwa mwarimu kere mubwo nzajya ngiye kwihugura kugira ngo mbashe kuyibona neza. Noneho aho ngaho nari mavuze kugira ngo babimenye bataza kunyitiranya. Yego. Noneho iyi saha rero hari ikimana ashize ku mutima wanjye. Imana yamaye ijambo ribabwira ngo va. Buzuzemo icyo ushaka. Ijambo va. Ubwo wowe uruzuza ikintu ugomba kuvamo. Yego. Aburahamu Imana iramubwira ngo va muri Uriya Bakaludaya. Ujye mu gihugu nzagira ute nzakwereka. Iramubwira ngo iryo jambo Imana yaguhaye rirakomeye. Ijambo va harimo ibintu byinshi. Va mu byaha, va mu bukene, va mu bwicanyi, va mu businzi, ni byinshi. Va mu gucuruza ibiyobyabwenge bica abantu. Ni ijambo va. Iyo nyuguti ya va. Iryo jambo rirakomeye. Rirakomeye mu bwenge bwinshi. Riri mu bwenge bwinshi buriya va. Ubwo buri muntu ateranyaho ibyo avamo, va mu matiku, va mu gusebanya, va mu kigare kibi, va mu kigare, va mu gakungu, va mu bapfumu. Buriya ukuntu mbaho karabo k'Imana mubwire ngewe ndi umuntu utagira amarangamutima. Nago ngira umuntu ngambwira ati wowe turagendana gutya uriya mureke oya munyangire sinyigira. Samuel uko Imana ishaka ko ngenda niko ngenda. Nzaba inshuti ya Karabo, nzaba inshuti ya runaka, ya Patrick, nzaba inshuti ya mwene data. Nyine buri muntu wese Jado kuri kamera. N'abantu benshi bafite amacana. Buri wese nzaba inshuti ye. Sinzanga umuntu kuko yanzu ndi oya niko ndemye, niko neye, niko nubatse, nta munyangire ngira. Noneho rero Imana irakubwira ngo va. Imana ibwiye Aburahamu mu itangiriro 12 kamasome iramubwiye ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka abonye Aburahamu ahantu ari. Arebye abona icyiciro Aburahamu yicayemo n'intebe yicayeho nk'iyi nicayeho, ibona nago Aburahamu akwiye intebe. Imana ikareba karabo k'Imana uri gutira kamera, ikabona naga akwiye gutira kamera. Ikamubwira ngo va mu gutira kamera akira kamera yawe. Urumva ko Imana ikora cyane. Ati va mu gutira kamera akira kamera yawe. None yabwiye Aburahamu ngo va mu gihugu cyiki kiwanyu, va ho ngaho iwanyu, ujyaho nzakure, va muri karande ziwanyu. Yego. Imana yimuye Aburahamu iramutransfer hari mukuye, hari mujyanye. Noneho iramubwira ngo Uwiteka abwira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wawe n'inzu ya so. Usige umuryango wawe n'inzu ya so. Ninde wabisiga muri iki gihe? Siga iyo modoka. Noneho siga iyo nzu. Imubwiye gusiga umuryango we n'inzu ya se. None irangije nanubwe imubwiye mu bintu imukoreye nta kintu imuhaye, nta nakado, nta nagifuti, nta niki. Iramubwiye ngo siga, ntago imubwiye ngo jyana. Aburahamu icyo yakoze ni iki? Mbakuntu Bibiliya itubwira ngo ujye mu gihugu nzakwereka. Yanze no kumubwira icyo ari cyo. Ataza kureba tumugisha wa Karabo uri muri Canada. Ngo umugisha wa Karabo ngo uri mubwiye ngo va. Ugende mu gihugu, igihugu agiyemo nagakizi. Hari abantu bamwe bambaye ade Samuel ko wiyeguriye gukorera Imana gusa.
uzabaho ute? Nzabaho ute se ubundi nabayeho ute? Kara ubundi ko nzabaho ute nabayeho ute? Nzi uko nabayeho, ubu ko ngenda nzi uburyo nagiyemo, wese amakuru iwacu bambariye nanjye nkayakurikirana, wenda n'Imana ikamandi ujye mu gihugu nzakwereka. None amaze irangiza amubwira ngo nzaguhindura ubwoko, ubundi ni wari ubwoko. Saduraka na Meshaki na Abedenego bigeze kuvuga ijambo ryiza, baribwira umwami wa Babuloni, baramubwiye bati iyo mana yanyu, yarababajije ati iyo mana yanyu irabakiza? Baramubwira ati iyi mana yacu tukubwire ibasha kudukiza amaboko yawe, ariko nawe itadukiza ntago tuzigira, nta kizatubuza kwikorera. Rero nawe uyu munsi wa none higira bagukangisha ngo uzaba uko uzabaho kose, Imana yagukiza ikagubwa butunzi itanabuguha, ntazagire icyo kibuza. None ikintu gikomeye, umva ikintu Imana ibabwiye. Imana irababwiye ngo izakugira ubwoko bukomeye. Yego. Umva, ntago uzaba woroheje, ntago uzaba ujegajega. Yego. Wapi, ntago uzaba uri madowadowa. Ntago uzaba wambaye nabi, ntago uzaba ujya nabi. No levosira, asira bo fesi. Naranga ya sevo ferebo. Na Sicilia. No, ntago uzaba wambaye nabi. Nubwo wambaye nabi. Nambaye isaha. Hari igihe nabayeho nifuza isaha nta niyo ngira. Yego. Hari igihe nabayeho nta rukweto ruzima ngira. None Imana iraguhamagaye, siga ubushwambagara, siga iyo myambaro, siga ibyo ngibyo urimo, siga ubukode. Hako Mana we, yasashime. Imana ni nziza. Hari indirimbo ngunda 38 irangiye, Yesu arahanyura, aramubona, aramubwira ati haguruka, siga ibibazo byawe wigendere. Arahaguruka, arahanyura, aramubona, aramubwira ati siga ibibazo byawe. Ubwo n'abaririmbyi bakongeyeho siga ubukene bwawe wigendere. Urabyumva? None yamubwiye ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Yesu ashimwe. Amen. Nkunda Zayoni. Kuko dukunda kuramya. Aho ngaho Imana ibwira Gideyoni ati wa munyembaraga we, genda ujye kugira uti gusenya bya bigirwamana by'iwanyu, genda ujye gutsinda Abamediyani. Gideyoni arireba abona nimeze nka Karaba, afite tayi nk'iya Karaba. Arireba ati ubundi ahita afata akaboko karabye, ujya akaboko kawe gutyo urebe, ahita afata akaboko areba gutya, areba abona nta pinya ziriho. Wabibonye? Abona nta pinya. Arebye ku mfundika abona ashwi, arebye abasi ubundi umunyembaraga, imbaraga ziri he? Wa munyembaraga we ngo genda ujye gutsinda Abamediyani. Gideyoni noneho Imana irareba ibona Gideyoni afite ibibaraga yibitsemo atazi. Buriya hari imbaraga Imana yatubitsemo twebwe tutazi. Tandukanye n'imbaraga z'umuntu. Iyo twirebye tubona ko twebwe nta mbaraga dufite, ariko dufite imbaraga zikomeye cyane z'Imana zikorera muri twe. Gideyoni aripinze, abonye ko nta mbaraga afite. Gideyoni yabaye ubwoko bukomeye. Ikintu yakoze, yaragiye ahita ajya kumenagura bya bigirwamana bya se. Amaze kubimenagura babyuka bamurega, bamuregera se, bavuga ati umwana wawe yakoze amahano yakoze nta yahe? Tizamana do yazararitse yazishyize hasi. Arangije isarabareba, arabaseka cyane, arababwira ngo ariko ubundi iyo mana yanyu itabasha kwigwanirira, ubundi ni Imana nyabaki. Mutega amatwi. Atahubwo umuntu wese washigikiriye Imana bamwica. Atanga itegeko. Muzi igihe kimwe umugabo bita Uza, muramwumva? Uza ujya umwumva Kara? Umugabo bita Uza arangije ngabona isanduku y'Imana ntago ari wagiye kuyizana. Isanduku y'Imana barayibohoje barayitwara, bayijyanye bayegereza isanduku, bayegereza ibigirwamana. Irangije irabihonda, ibikubita hasi byose. Barangije ya sanduku y'Imana mu kuyigarura bayipfunyikira n'amaturo. Uza ntago azi ikizanye isanduku y'Imana. Imana niyo ubwayo yigaruriye isanduku yayo. Ababisha banesheje Abisiraheli, bamaze kubanesha bamaze kwiruka, bahunze bataye igihugu. Mwaneza amatwi. Bamaze kugenda, Imana ikorera mu isanduku y'Imana, haleluya,
yica bya bigirwamana byose. Barangije babati isanduku y'Imana reka tuyikureho tuyisubize iwabo. Isanduku iraje, ihageze uza yibonye ashatse kuyiramira kandi ntabwo yagiye kuyikura hahandi yari iri. Mutega amatwi, ntabwo yigeze ajya kuyikurayo ahubwo yagiye kuyiramira, aza kubizira. Noneho rero umva ukuntu Bibiliya itubwiye hano, iramubwiye ngo nzakugira mbivugiye ku bwoko bukomeye. Nari ndi kuvuga uburyo cy'abantu bagize ubwoko bukomeye. Hari abantu bashaka kuramira isanduku y'Imana kandi bazayizira nka Uza. Imana ibasha kwigwanirira. Imana ifite imbaraga, haleluya. Ifite imbaraga zo kudukoresha tukaba abanyembaraga. Iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha. Iyo Imana yakugize umuntu ukomeye iguha umugisha. Umugisha urimo ibintu byinshi, haleluya. Harimo ubukire, harimo icyubahiro, harimo ubugingo. Mu Migani 22 umurongo wa 4 aravuga ngo uwubaha Uwiteka ingororano ye, uwicisha bugufa kubaha Uwiteka. Ingororano ye, ubukire, icyubahiro, ubugingo. Yego. Icyabanje ni iki? Ni ubukire. Icyakurikiyeho ni icyubahiro. Gatatu ni ubugingo. Abantu benshi bagushijwe n'ibi bintu bitatu, nshatse bibiri muri bitatu. Urumva havuzwe bingahe? Bitatu. Havuzwe ubukire, havuzwe icyubahiro, havuzwe n'ubugingo. Iyo ugeze mu gihe cyo kugira ibi bintu bitatu kuko wubasha Imana ugaca bugufi, Satani agutegera ku mitego n'ubundi biri muri bitatu. Ibira gutegeraho kujya kubuza icya gatatu. Icyubahiro, ubukire. Urabibona? Yarangiza ibi bibira gukoreye agutega umutego, haleluya, wo kugira ngo utazagera ku cya gatatu cyitwa iki? Ubugingo. Satani aragiye, Aburahamu agezeyo arabanje yishwe n'inzara. Satani amutegera mu kugurisha umugore kugira bimubuza ubugingo. Inzara iramuriye, Aburahamu afata umwanzuro wo kugurisha umugore kubw'inzara. Inzara nimbi kara, inzara nimbi cyane. Agurishije umugore, umwami aramujyanye. Mu gihe ageze nijoro Imana irigwanirira imubuza kumurongora. Arangije amugarurira nyirawe ngo kuki watubeshye. Arangije bya bindi yarakeneye kugira gurisha umugore, Imana ikoresha babandi barabimuha, bamaze kubimuha baranamwirukana, tituvira ahangaha. None arangije unega amatwi, Aburahamu yagwanyijwe. Hari ibintu rero biri kugusha abantu. Ikintu cya mbere twavuze ubukire, tuvuga icyubahiro. Iyo ugize icyubahiro abagore baragukunda, cyangwa n'abagabo bakagukunda. N'abagabo bakagukunda bitewe n'uwo uriwe. Iyo uri umugore ukundwa n'abagore, iyo uri umugabo ukundwa n'abagabo, ukundwa n'abagore. Waba umugore ugakundwa n'abagore. Waneza amatwi? Noneho abagore bakunda umugabo wamaze kugira icyubahiro, abagabo bagakunda umugore wamaze kugira iki? Icyubahiro. Uru rugamba bari kugwana n'uruhe? N'urubabuzi cya gatatu cyitwa ubugingo ko cyabaye cyanyuma. Naga Imana yakibanje, ibanje ibyo bibiri, iherutse icya gatatu. Dawidi igihe kimwe, igihe yagwanaga na Goliyati akamutsinda, wabiba nako ntawasoroma igiti kibi ku giti cyiza, nta n'uwasoroma igiti cyiza ku giti kibi. Iyo mbibye ikibi kuko nge ndi mwiza, ikibi kikugarukaho. Ariko samwe nanjye abantu bagukunze, imbere y'uko ukomeza banza ubahe nimero yawe. Reka manze mbe nimero abantu bankunze, bagutumire n'abifuza kukublessinga bakaguhesha umugisha. Arabana Imana agire neza rwose. Abankunze ni 078 078 23 40 karindwi 32 078 23 40 32. Wamamagara tugasenga, wamamagara ukangisha inama, wamamagara ukansaba impuguro, nabifuza ko dusengana. Ibyo byose wakenera nagufasha, ndetse n'uwakifuza kugira ubufasha yama nabwo babukenewe. Kuko Bibiliya bivuga neza ikavuga ko abwiza butumwa n'ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro rero ibaho umugisha. Ariko tukiri aho ngaho, muve mu bibi, muve mu ngeso mbi. Nakubwira ngo va mu bukene, va mu buzima bubi, va mu byaha, va mu bushomeri. Hari ahantu Imana igiye kukuvana, hari n'aho Imana ikujyanye. Wari uri mu bushomeri, Imana igiye gukura mu bushomeri. Wari uri mu buzima bubi, Imana igiye gukura mu buzima bubi. Ariko iki gusaba Yosuwa 3:5 avuga ngo mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Nagenza ajya kuri kamera ngo mave navuze iri jambo. Yosuwa abwira abantu ngo biyeze kuko ejo
ntabwo ari kera n'ejo. Niwizera ejo uzabona igitangaza cy'Imana. Elisa abwira abantu arababwira ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu ya Seyiri izaba igurwa shekeli imwe. Ibi yarabivuze barabyizera, ababyizeye barabibonye. Utarabyizeye ari we umwe yaramubwiye ngo uzabirebesha amaso ntuzabijyaho. Njyewe sinje kubabwira uko, ahubwo ndakubwiye ngo izere Imana ikugirire neza. Iyi saha Imana ibarengere, Imana ibatabare. Ariko ikinyiro kiravuga ngo va uzuzaho ibyo ugomba kuvamo. Hari ahantu Imana ishaka kuva, hari naho ushaka kujya. Imana ibwiye Aburahamu ngo nave muri Uri y'Abakaludaya ajye mu gihugu izahamwereka. Arangije avayo, irangije imwereka Kanani. Hari Kanani yawe ku buzima bwawe. Imana iragusaba kubanza kuva muri Uri y'Abakaludaya. Imana iragusaba kuva mu byaha. Imana iragusaba kuva mu matiku. Imana iragusaba kuva mu gusebanya. Imana iragushaka mwene data. Imana abahoreho umugisha. Reka dusenge. Murakoze cyane. Sengera abantu. Ariko ijambo riravuga ngo va wuzuze mu byo ushaka, wuzuzaho ibyo ugomba kuvamo. Ibyo ubona ukwiye kuvamo ubivemo, aho ubona ukwiye kujya ujyeyo, ariko uve mu bibi ujye mu byiza. Imana amahoro ibaho umugisha. Ndagushimiye data, ndagushimiye kuko uri Uwiteka n'iryo zina ryawe. Haleluya. Narindi imbere y'ubwoko bwawe, imbere ya kamera, ndasenze kugira ngo amagambo mvugishijwe nawe uyakurikize neza yawe n'urukundo rwawe. Aya magambo yashigikire